hariho ukuntu umuntu agufata kungufu mubana yamfataga nk'umukozi mu rugo kankubwire uwo mugabo ni umugome ndamwanga Nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mu mudukurikiranye mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi nongera kubasuza no kuba ikaze kuri yawe TV. Wakoze cyane guhitamo kureba yawe TV. Niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ufunguye ibiganiro byacu urabikora kugira ngo n'ubundi no butaha tujye twibandira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Nitwa Patrick Mambaha ikaze kandi mbashimira. Niba uyu munsi bitameze neza Imana ibizimamvu kandi nago riba ari iherezo ry'ubuzima. Ejo bundi byagenda neza ugahindurirwa ubuzima. Mbambibutsa kandi ko dufite website yacu yawe tv.com niyo ibikugezaho amakuru yizewe kandi agezweho umunsi ku munsi. Ikintu cyambere amakuru ugacukubiri no kubaho udafite amakuru nta kindi rero uretse gusura website yacu yawe tv.com ukamenya aho isi bayerekeza. Nyuma yo kumenya amakuru abavugwa ku isi uhita ukora siporo nta kindi uretse kurangira Body Max Fitness. Ingi ni duhereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, duhereye muri Hitop. Udahamagara kuri 0788 35 41 ubundi dufite services zigiye zitandukanye. Dufite gym irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, dufite sauna na massage, dufite swimming pool. Aho hose igiciro kiba ari cyiza cyane. Uratugana ubundi tukaguha izo services tuba tukubwiye haruguru. Maze kubaha ikaze rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Turi kumwe n'umutumirwa murimo kubona kuri kamera, tugiye kuganira nawe. Uraza kumenya byinshi kuri we, uraza gusobanukirwa n'ubuzima bayemo cyangwa se yabayemo. Icyo nta kintu usabwa uretse kugumana natwe. Tugwaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Ko warusetse mu kanya. Nari ntekereje sauna n'ibi biro mfite. Wahumbisha ariko ugomba kugana rero. Ariko n'ibiro ntago ari byinshi ariko nyine ukora umubiri tu. Wahumbise. Nzajyayo. Zajyayo wikorera umubiri. Nzajyayo. Nangize ngo usetse ko tuba tuvuga ibintu byinshi. Wapi. Umeze neza se? Ndaho. Ni amahoro. Tugwaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Watangira wibwira abantu badukurikiranye nibyo tugiye kuba tuganira. Amazina yanjye nitwa Cyakwera Vestine. Yego. Ndi umumama w'abana batatu. Ntuye muri uyu mujyi. Muri uyu mujyi. Kanyamujyi. Oya. Abana batatu n'abagabo. Kanyamujyi ni kavukire. Okay. Abana batatu n'umugabo bangahe? N'abagabo bangahe? Umwe. Okay. Ariko ntabwo tubana. Mu bana. Twaratandukanye. Mwaratandukanye. Mutandukana mumaze kubyana abana batatu. Story yawe imeze gute dutangira ikiganiro cyacu? Amakuru yanjye hariho aho nagiye nyavuga amwe namwe. Ariko nihohoterwa nagiye mvuga, nagiye nkorerwa. Niryo navugagaho n'ubundi. No. Hari abantu baba badakurikirana izo channel zindi. Wenda buriya umuntu wese buragira abantu be. Hari abantu baba batarakurikiranye izo stories zindi ahandi wagiye uzivuga. Ariko n'ubundi inkuru nubwo yabimwe hari igihe umuntu ayivuga ukumva wenda ntabwo isa bitewe no kushaka kuyumva. Byo umuntu avuze ngo ihohoterwa no gukubitwa no gutotezwa mu buhe buryo muri make. Hariho ukuntu umuntu agufata kungufu mubana yitwa ngo ni umugabo wawe. Yego. Ariko mu by'ukuri hari umuntu wibaza ngo ese wafatwa kungufu gute n'umugabo mubana n'umuntu mwashakanye. Icyambere biterwa n'ukuntu mwabanye, bigaterwa n'ukuntu mubanye nabwo. Yego. So rero hari igihe biba ngombwa bikagenda bityo ukaba muri icyo gikomere igihe utabasha kukikuramo nawe ubwawe. Ariko hari igihe Imana nyine bigira itya ukabivamo ugakomeza ubuzima. Yego. Nyine ukomeje ku kantu ko kuvuga ngo abantu bibaza ukuntu umuntu mubana mwashakanye agufata ku ngufu. Nyine se ntangiye shobora kuba mbyibaza gutyo. Ubwo busobanuro buha umuntu gute? Umuntu utekereza ko ibyo bintu bitabaho. Umuntu utekereza ko ibyo bintu bitabaho namubwira ngo bibaho kubera ko n'ubundi byambayeho. Ariko mu kumbaho icyambere gihe twashakanye nta rukundo rurimo. Ni kwa kundi abantu bahura gutya bari kumwe mu nzira bagenda n'ubundi bikarangira babanye bataziranye.
mu by'ukuri niba umuntu akubonye umunsi umwe, umunsi wa kabiri ntabwo aba akuzi. Ngiye niyo minsi twabanye. Mwabanye umunsi umwe muhitamo? Umunsi wa kabiri namubonye, inshuro ya kabiri nibwo twabanye, ko nari naramubonye ahantu twasengeraga, birangira muhamagaye muyoboza njyane gusenga ahantu yasengeraga, birangira n'ubundi ngumye aho ngambwe ati ncaho tujyane, birangira n'ubundi tutagiye, nguma aho ngaho kubera ko jyewe byari n'imyaka mikeya, nari ntaruzuza 20 yari igiye kuzura, ariko n'ubundi birangira nkumva nta kundi bigomba kugenda, niko bishingira ahari, birangira bigenze gutyo. Wari ufite ababyeyi icyo gihe? Wanjye yari ahari. Umunsi wa mbere, uwa kabiri ugiye ku muyobozi uhita uhaguma, wahagumye ku itegeko, wahagumye bigenze bite? Kada, ntabwo nahagumye ku itegeko, ahubwo ni kwa kundi umuntu aba atabasha kwifatira icyemezo, avuga ngo ngiye nkora iki se mbigire nte. Buriya no kuba umwana ni bibi, no kuba umurokore cyane nabwo hariho igihe ubujiji bugufata ukibaza iki nicyo gisubizo cyanjye ahari, ariko atari cyo mu by'ukuri. Noneho jyewe mu kuguma aho ngaho nagumye aho, ariko birangira n'ubundi cya gikomere kibaye igikomere, kirakomeza kimbera igikomere, kuko umuntu niba umuhendahenze ukamubwira uti mbabarira umfashe undeke, byibuze ukamwereka imishinga yose wari ufite. Jye nari mfite ubukwe, mfite fiyanse, yego, n'undi muntu utandukanye n'uwo mwabanye. n'undi muntu. Nyuma mbura ubwenge, mbura imbaraga, mbura buri kimwe cyose cyo kuba navuga ngo ndahamagara, ndagira umuntu mpamagara, nibaza ibintu bimbayeho hanze aho ngaho, kuvuga ngo ndatabaza. Hari abana pe, harimo abantu bagiye bavuga bati nawe washakaga umugabo. Oya, ntabwo nashakaga umugabo, ahubwo hari ukuntu umuntu aba akuruta noneho ukamutinya. Nabayeho mutinya kugeza mpavuye, ariko mu by'ukuri reka mpumuriza abantu bari muri ubwo buzima, babeho bumve bakomeye. Ngiye kubyihanganira ngo ngume aho ngaho, ku cyambere urukundo nashakaga ntabwo nabonye, n'urukundo nari niteze ntabwo nabonye, n'ubumuntu nabwo ubwabwo ntabwo nabonye. Ndangije ndavuga nta kindi cyemezo nafata usibye kuhava. Twamaranye imyaka 8, ariko muri uko kumara imyaka 8 ngiye nabayeho ncyara nk'ari buri mwaka, kandi nkabyara mbazwa. Noneho muri kwa kubyara baguhereza buri imyaka 4 kugira ngo ibinya bigushire mubone kubyara undi mwana, ariko ngewe amezi 5 ndibuka ko aribwo nasabye inda ya 3. Uwundi mwana wa mbere we hasa n'aharimo umwaka, ariko bose barangana gutya. Mu by'ukuri ni ibintu ntagiye nihanganira cyangwa ngo mbyakire mu mutima wanjye, ni ibintu byanduhije, ni ibintu byamvuniye, nkavuga si ni gute bishobora kugenda gutya ku muntu witwa noneho ngo arasenga, nyuma akaguhinduka akakwereka umutima mubi. Naramubwiraga agenda kwanga, nacishagamo nkamubwiza ukuri, nkamubwira hoya genda kwanga, akavuga se birashoboka, ni cyane rwose, kuko ni umuntu wankangaga nkumva mfite ubwoba, ni umuntu yangaga ko tujya iwabo. Nyuma tumaze kubyara kabiri, nibwo twagiye kuba iwabo ku ivuko, turagenda turahatura. Noneho kuhatura ni urugamba rukomeye, n'ubundi ni za ntambara. Mbese umuntu yakwibaza, wenda mbere yuko tugera ku cyo kungufu mwaryamanaga bigutegetse, noneho umuntu yakongera akibaza ngo kubana n'umuntu imyaka 8 kandi utamukunda, izo mbaraga zavaga he zo gukomeza kubana nawe mukabyana umwana umwe, 2, 3? Ikintu ahantu nakuye imbaraga ni kubana. Abana naravuze nimpaguruka nk'abasigari batoya, kuko nanone bajya bavuga ngo nta uca inshuro ahetse, nta muntu wakwakira akabone niyo kaba ari akazi uhetse umwana.
ndavugana aba bana ikintu ngiye gukora nta kindi cyankerereje ni abana. Ndavuga aba bana ngiye kubarenza bwaki byibuze ndebe ko hari ikintu bageraho. N'umubyeyi uwo ari we wese wazaza akabajyamo, ni ikintu nari niteze mvuga ni ibi bintu nubwo mbikorerwa hari ukuntu ukanga ugasanga umuntu akuri hejuru ntabwo yagukanguye. Ibi bintu hariho abantu bavugaga ngo kuki ngo wishyize hanze, ngo kuki wiyamamaza. No, ntabwo ari ukwiyamamaza. Ibi bintu ni uburyo bwo kugira ngo ukire ikintu. Baravuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Njya kujya kuri social media nari ndwaye, nari ndembye pe, mutima wanjye wuzuye igisebe. Ndavuga mana ngiye kujya imbere y'isi impimori, niba ijwi ryawe ryambwira ngo komera, reka isi imbwire ngo komera nayo. Mpitamo kuza imbere y'isi yose ndavuga reka nsabe impore abanyarwanda. Nawe ubwawe umbwire ngo impore, n'uriya wundi ambwire ngo impore, n'umuturanyi ambwire ngo impore, kuko nari maze kugira ikibazo cyo kumva mfite ihungabana muri jyewe. Ndavuga reka nitabaza abanyarwanda, byanze bikunze ntawangwa na bose. Jyewe nabayo nta nshuti ngira, nararwaraga nkirwaza. Kuvuga ngo ari igihe nabaye mu bitaro, icyo gihe naragize ikibazo cyo gukuramo inda, mba mu bitaro n'abana bararwara, bampereza impinja ebyiri nasize mu rugo ndwariye muri materinite. Nkajya mva muri urgence nkajya muri materinite kwivuza n'ubundi ndi mu bitaro, ku buryo njye nasabye ngo bansezerere ndwaza abana. Nkava mu bitaro ninjira mu bindi. Umugabo ari mu rugo atangeraho, nkahamagara imiryango, nkahamagara inshuti. Mama we yari ari kure, nkamubwira se bimeze bite, ntabe yanampamagara akambwira mukomere ndi kumwe nawe, kabone niyo wabura amafaranga. Ariko ukabwira umuntu muri kumwe uti ahangane komera. Ariko ntacyo yarabuze, ntago kinyinya na kibagabaga wananirwa kugera ku muntu wawe urwaye. Yamfataga nk'umukozi mu rugo. Ibi byakozwe na biriya byakozwe, se isuku imeze iti ari icyo. Nkibaza ngo se jyewe ndinde muri uru rugo, kuvuga ngo ndakundana nta mahirwe yo gukundana nagize, kuvuga ngo bya bindi byo guteretana nta mahirwe yo guteretana nagize. Nkibaza se niba mbuza ayo mahirwe nkabura n'urukundo nari niteze, jyewe ndabigira gute? Kandi nari byarangiye mfashe icyemezo cyo kuhava. Havugaho kugira ngo niyahure mfe nsiga abana, ubwo bageze mu kigero batasubira inyuma ngo umusatsi ucurame, reka nigendere nshakishe. Twari tugeze kuri revo kujya turwana. Nkavuga se niba ndwana n'umuntu cyangwa nkarara mpagaze nshyamiranye n'umuntu, hazakurikiraho iki? Niho handi ujya kumva umuntu yabuze imbaraga yatemye umugore, yabuze imbaraga yatemye umugabo, ugasanga amakimbirane harimo imbere mwa cya kirokore kugira ngo rubanda rutatwota, kuko tubwiriza, kuko turirimba. Ugasanga cya kirokore nacyo ubwacyo kiradufashe kuvuga biratunaniye, nyamara twicaranye ibikomere. Buriya muri ziriya nsengero huzuyemo abantu bafite imibabaro, handi winjira mu rusengero noneho ndataye. Ukumva mu rusengero hariho ahantu ho kuruhukira. Jyewe naruhukaga ngeze muri korari. Kuvuga ngo batse imisanzu, narwanaga intambara yo kuyibaba we. Wayikoraga ndetse uwo mugabo yaguhaga amafaranga nibura ukoresha? Akawunti ye nayo nabagaho njyenyine. Kuvuga ngo amafaranga, hari nk'ukuntu hari abatayeri babaga mu nzu zacu, nkagira gutya nkaba naroba kuroba imashini yego kadodaho akantu nkateraho uturaka, ntabwo amafaranga nayamuhaga rwose, naramuhishaga. Ya misanzu ntazi uko nayitangaga muri korari, ntazi uko nabagamo. Kuvuga ngo sorti korari irasohotse, hari ahantu twasohokeye bidusaba amafaranga, ntabwo yamenye ngo byagenze, usibye kumva ngo mfite ishyaka ryo kumva nakorera Imana no kugira ngo nduhukire mu bantu ndeba, mu by'Imana tuvuga. Hashari igihe byanga kujya gusenga, byo ntabwo yabikubuzaga? keretse mu masengesho niho yambuzaga, ngo singe kwa kundi korari bifite amasengesho nibwo yambuzaga. Najyayo nkaza nkarara hanze, kandi ejo mu gitondo tukajya mu materaniro, hakaba n'igihe ndi bubwirize.
icyo kintu pasiteri ntiyakimenyaga, icyo kintu mbana nacyo umushumba ntiyakimenyaga, yewe ukabona n'abadiyakoni ntawabimenyaga keretse ababyeyi. Ni umubyeyi umwe babiri nibo bari bazi ibibazo ngira mu rugo. Rimwe na rimwe hakaba ubwo twimye ibiryo ababyeyi bakangaburirira abana, barahari, ni inshuti nziza ndabashimira kuko nabayeho narabyaraga ntihagire ugera iwanjye kumva ngo arahari byonyine. Umuntu wese yaratinyaga, naba ntitabiriye korari cyangwa amasengesho bakaba bazi ko ahari, kavuga bati tubyanze bikunze. Ibi hariho abantu bagendaga bafata ikiganiro kimwe bakagikompara n'ikindi ngo bumve ko mvuga ibintu bihuye, ariko ntago wafata ibintu byakubayeho mu myaka 8 ngo bisamarayizinge mu minota 40 kabone niyo yaba amasaha 5, ntago wabivuga ngo birangize. Ariko mu by'ukuri hari ikintu kikubaho ukumva ni ubuzima bugoye umutima. Nsigaye mbivuga nk'amateka kuko byabaye, nkagira igihe cyo kwiyubaka nkabaho. Navuye aho njya mu gisekirite mpisha ko ndi umumama, gisekirite ndagikora, ikosi turarikora turarirangiza, ariko batazi ko uri umumama. Hari igihe banyirukanganaga ntabwo se nk'ubu ntabwo se nk'ubu nguye nakwiramira gute cyangwa nkumva ubwoba burangije gukubita ikiboko uremera bakakigukubita ukihangana ko ugiye mu bana nawe ubu mwana bari mu myaka 25, 26 twari turimo turi nk'abantu bakuze geze, nanjye nari ndi muri iyo myaka, buriya imyaka 29, 25, 29, 20 gutyo muri urwo rungano mwese muba mujya gusa. Rore zabo noneho nka juwarore kubarusha, gusanga afite morale, afite guseka, nta muntu wigeze amenya ikibazo mfite. Bivuze ngo kubana n'ibibazo bisaba kubigira inshuti, ukumva ibi bintu bigira inshuti, ariko igihe kizagera birangire. Kuko iyo bigufashe bikagukomeza niho handi usanga umuntu yari ikinini cy'imbeba. Cyaravuze ni hariho ubwo natekerezaga ariko umutima wahagaze nkipfira ko byamfasha, nkategereza bikanga, nkategereza nkavuga wenda ndaza gupfa ukabibura bikanga, ariko bubabare bubaho bukabije mu buzima. Hari igihe isosi itakaramo inshisho ukabibona ko itakayemo kabisa, ku buryo no gutokora bitakunda ngo ushyushye umva n'ubundi biba byarangiye. Icyo zino nkuru zifasha abantu ku isi, usanga abantu babaye mu buzima bujya naho bujya gusa. Hari n'umuntu ureba ino nkuru akavuga nanjye uzi ko ari ukuntu nari mbayeho, nawe bikaba wenda byamuha n'ibyiringiro byo gukomeza, akavuga ati why not, nanjye bishobora kuzarangira. None se dutangira inkuru watubwiye ko ubu ujya guhura n'uwo mugabo n'undi wari ufite fiance we byaje kurangira bitewe n'uwo mugabo? Byaje kurangira n'ubundi telefone mu minsi mike yavuyeho, yayikuyeho yarayikwatse. Ariko ntago nigeze mvugana nawe, navuganye nawe mbere gato arambwira saho hantu nahagukura, ndavuga ntago byakunda. Njye nari nzi ko umuntu uhuye n'umugabo bamutera inda, ntago nari nzi ngo birashoboka ko n'ibinini aho babigurira sinari mpazi, byibuze nari bunabigure wenda nkarabirya niyo ndasinyifate, sinari mbizi. Ariko naramuhakaniye, ntabanzanye umwana w'abandi aje iwawe wenda n'ubwo bukwe tukabukora, ariko n'ubundi gikomere ngifite. Ndavuga hoya byihorere. N'ubundi telefone yavuyeho ivaho kubera uburakari yagize, kuko yasanze turi kuvugana icyo gihe twaravuganye, arabyumva ko ari we, harantokinga cyane, arababara. Ndangije ndavuga nta kundi nyine. Gusa nyuma twaje kuvugana, numva yabaye umupapa, ndabyishimira, ndabikunda. Ni umupapa w'abana 2 bambe, Imana izamuha urugo ruhire, abana bakure. Nuko yego. Ese icyo gihe wagiraga ababyeyi wowe?
mama wanjye yabagaho. None se mama wawe ntabwo yigeze atekereza guperereza ngo amenye ahantu washatse umwana wanjye wagiye mu masengesho ntagaruke? Ntabwo nabaga kwa mama wanjye, nabaga i Kigali ku mubyeyi n'ubundi umushuti nabagayo ku buryo bw'akazi kuhaba nkora mpataha. Mama akaba ari mu karere ka Kirehe. Mama we namuhamaga ego ko mama twavuganye hashize igihe kinini nanatwite. Ntiyari yarakubuze se ubwo? Kumbura se umukecuru wo mu cyaro aba yumva umwana yaragiye mu kazi. ntacyo biba bimubwiye akazi se ko mama sinakubwira ngo mama ni umuntu uteye ni umuntu ureba ibintu ahangaha akabyihorera agatuza. Ntazi ngo urihe, ntazi ngo byagenze, yewe na telefone icyo gihe nta niyo yagiraga. Ubwo rero nyuma ntayagiraga ariko nyuma yaje kubibona turahamagara. Mu guhamagara hari umuturanyi wajyaga agenda kwa mama nyine akamuduha. ndamubwira ko nashatse. Warashatse? Nyuma ariko nkahura n'ingorane nkamubwira. Hari umubyeyi utumva umwana akavuga mwana wanjye guma wihangane ariko ukaba ufite ikibazo ukumva ufite. Ntabwo jye namubwiraga ikibazo mfite ngo mwerurire ko yagumaga ambwira najya kugira icyo mubwira akambwira ngo nihangane ntanamubwira n'ibyo ari byo. Ndangije ndavuga mbigire nte ku buryo kuvuga ngo uraryamye yego nibyo urakangutse usanze umuntu akwatatse nk'inyamaswa ntabwo ukanguye. Icyo gihe usoma ikinyamakuru ukavuga uti nta kundi bigomba kugenda ni ugupfuka mu matwi. Nta simati nagiraga ngo byibuze njya kuri chat basi wenda mu kirentyo nawe aruhuke amara ibibazo bye. Nubwo buzima hari abantu bavuga ngo ni ukubabaza abana, ngo ni ukwica abana. No, abana bamenye ukuri, bamenye ngo mama wabo ntiyabanze, sibyo? Ntago jye ari urwango kuba mvuga ngo ndahari ndabashakisha, ndabashakira icyo kurya, ndabashakira icyo kwambara. Sometimes nzabafatisha mbafate nk'abana banjye umunsi ku munsi. Ni inkovu mfite ku mutima no ku mubiri wanjye. Ntabwo ibyo byabankuraho, ariko nkavuga ni nubwo ndwana ndarwana mbashakisha. Kuvuga ngo ndarwana jye namenyaga aho bari akimuka. Amazu twabagamo yahise yavamo. Ko mu kuyavamo twakodeshaga i Kigali, tugeze igihe tubona amazu yacu. Icyo gihe twanashinze n'ibyo ducuruza, ibyo bivamo kubera gufuha. Dushinga akantu gutya, bwira abatayeri bakoreraga muri iyo nzu, ndamubwira ko nzi kogosha, nkaba nzi gusuka, nkaba nzi kudoda, nkaba nzi kuboha amapaniye, utuntu twose nkaba ntuzi. Wanshinge akantu manga joininga abandi. Naramwoshyosheje mbona aguze imashini yogosha. Nashinze saro ndogosha, abakiriya baraza nkabaterera story. Urabizi injuga z'abogoshi n'abantu bashaka amafaranga. Noneho by'umwihariko ari n'igitsina gore. Baransangaga akabijya umujinya umwishe akaza agahagarara imbere y'abakiriya, akahagarara akareba ayo banyishyura, akayabara seriously. Jye naratahaga akambwira akoreye aya cyangwa se atayanyaka ejo ntahaye ngo mfite amafaranga, mfite akazi. Yanyishyuzaga ubukode bw'inzu. Ari umugore n'umugabo. Nyandiko ndazifite nishyuriragaho. Abatayeri twishyuraga uwa batatu. Twizere na Ndengera nibo babizi. Bakavuga isi urishyura inzu uri nyiri inzu. Nkavuga niko bigomba kugenda, amafaranga agomba kugenda yuzuye kuko nkoreramo hano. Nabo bagashifatira ku munwa bagaceceka bati ntawamenya ibyahariya katwicecekere. Kuvuga ngo twamuhaye ubukode bw'inzu akishima. Ntago mukunda. Ese umugore n'umugabo hari igihe kigera wenda bagahurira ku meza bakagira ibiganiro bagirana, uwo mwanya we wabagaho? Mwajyaga mwicara mu rugo mukaganira, mwarasangiraga, buri wese yarya gukwe, byabaga bimeze bite? Nabonaga nageze igihe najya ntegura ameza, buri muntu yaryaga ibiryo bye, ntabwo twasangiraga. Noneho nageze igihe najya ntegura ibiryo akabitega abana ngo babanze baryeho ngo ntaba namuroze. Nkavuga ariko mana jyewe
ari ibyatsi bavumburira abana barwaye inzoka agekoma nzi kuvuga ngo umwana wamuvura inzoka uyu muntu arandeba akambonamo umurozi wo kumwica ese niba mpindutse umurozi mu rugo nk'umuyaga nijoro warakubitaga nk'ibati hanze rikakubita akavuga ngo nagambaniye ngo amazu yo hanze ngo bariho barayasenya one day nambaye isurubeti nurira inzu njya gusakara ahantu hari harasenyutse ndagenda nurirana ibishyitsi ndagenda niriwe hejuru y'inzu umunsi ndengera ndwana n'ibara byibuze atazongera kumva umuyaga hanze ndeka kuba umugambanyi ibi bintu narabivugaga amarira akanyica nkabura ahantu nkwirwa kubabara ni igihano wewe wiha wiyanze nize kwikunda ndavuga si jyewe ndinde umutima wanjye ndinde umutima wanjye ukeneye iki naganirije abaganga barambwira ngo gerageza ukunda abana bawe bagira inshuti bizashira kanseringi zose narazakiriye ariko biranga kubera ko n'ubundi barankanzeringaga yego nkabyumva inama bangiriye nkazemera ariko nageraga mu rugo nkasubira muri cya gisate cy'ingunguru nkasubira hahandi uzi kubona uturuka mu rugo rukomeye ntugire igitenge kikagucikiraho hari igihe igitenge nakoranaga cyancikiyeho ndamusaba arambwira hari umwenda nari naratanze nkufashisha umuntu aranyurira aravuga ngo nta muntu watanga umwenda w'ibihumbi 20 ngo akenere igitenge cy'ibihumbi 10 ndabyumva ko yababaye akareba mu myenda akareba agaceceka nkavuga ariko mana ko wibyo atanga ntavuga ngo yatanze twumvikane ibi bintu nta handi nabivuze kuvuga ngo ndabivuze ni ibintu byabaye muri iyo myaka yose ariko bisa naho harimo ibyiza harimo n'ibibi kuvuga ngo turicarana ku meza yahoraga mbeshya ngo azansohokana agabeshya nkabwira ko kandi basohokana n'abagore babo ngiye ko nta muntu n'umwe yigeze nsohokana nawe wazansohokana yagaga wowe ni siripurize ndatekereza umwaka ugashira uwundi ugataha agahora mbeshya nyuma tugira abana nabwo akatubeshya twese noneho ubwo ntabwo nari nkiri umwe nkamuhenda wazatujyanye no muri biriya bikinisho by'abana byibuze akatubeshya yambeshya abana ariko nzabajyana one day niyo baba ari abagabo mungana nzabatwara bicare muri uriya munyenga babwire mwebwe byibuze inzozi zanjye nzigezeho ntanze yanjye kubwo gushimisha abana nabyaye ni ukuri cyarambabazaga guhora ubeshya umuntu biramukomeretsa nacyo ni ikindi kintu rimwe nigeze kugura namukoreye siripurize inshuro 2 z'umuntu kumutegurira akado ugasanga yishwanyaguje atanarebye ibirimo agafata ibirimo akabyambara utanabimuhaye bahitaga bumva bameze gute narababaraga mu mutima ariko nta na merisi ni ukuri merisi nkumva ndumiwe nkahora mu mutima gusa ubu yafashe uyu mwenda azi ko wenda asuwe mbese uwo muntu mwabanaga gutyo mutavugana igihe cyo kujya kuryama mwararaga mu cyumba kimwe buri wese yararaga ukwe hoya ni mu cyumba kimwe no ku buriri umwe yarebaga hirya n'undi ntabwo twapfumbatanye ngibi bintu buriya njye naramubwiye umuceri narawumennye ni hahandi bwacyaga gute se ubwo ngomba ngo bwacyaga ugira urabimenyera ugera ukabimenyera ariko ngo nta kabi kamenyerwa niyo mpamvu navuyeyo njye nageze ndavuga ariko se ubuzima nge nzabubamo kugeza ryari oya kuryama hari igihe bijagura ukambara umwenda ukambara ipantaro se cyangwa ijinisi ugahambira ugakomeza cyangwa na bogisa wayambara igukwira ifite umugozi ugahambira reka nkubwize ukuri ahantu hatari urukundo habamo ibintu byinshi hari n'abafataga hari inkuru rumvise yabayeho agafata ivarisi akarambikamo hagati cyangwa agafata porute biba akarundamo hagati ibyo ngibyo ni ubuzima nabayemo burambabaza mama wambyaye namubwiye ikibazo nagiraga noneho abonye ko namara amaje kuhava bwa mbere narahavuye aramfata
amfatira kwa mubyara wanjye, nagiye kwa mama ncikana abana arabafata basubiza mu rugo ngo nzamukurikira. Je cyakora nsubirayo sinazubirayo, mama arambenda, mama arashyushya. Ntabwo mama yajyaga atuma wumva umubwira ibimubaho yawe yayihangane gusa? Rimwe nacikanye uruhinja, mama n'ubundi nagenda mbayo, icyo gihe narahungaga nkahunga inda, hakuze kubagwa buri munsi, buri gihe ninde wabazwa ni wowe, kugeze kwibaza nta kirwaza, nta muntu ukwitaho, nta muntu ugufasha, nta muvandimwe, nta nshuti, wese nzaba muri ubu buzima kugeza ryari koko? Uzi kuva mu bitaro ugacana imbabura ugateka. Mu bitaro wabagaho guteseho? Nanjye mu bitaro haba habagira neza, kumva ngo nabyaye mbazwe, yahurira n'agatelefone akaza agafotora uruhinja akarureba hose, yarangiza akagena nta n'igikoma yazanye. Ibi bintu ndabivuga ko ari ukuri, ibi bintu ndabivuga ko hari abarwaza bandwazaga, babonaga umuntu aje yiruka gufotora umwana gusa. Ariko narababaraga mu mutima. Rimwe yigeze kumbwira ngo ese nguribuka ko umwana n'uyu yagize anniversaire, icyo gihe nari ndi ku ikosi rya security. Ndamubwira agenda byibuka, nta gitenge cy'umubyeyi nabonye, nta gikoma cy'umubyeyi nabonye, nta merci wakoze kwinjira mu rupfu ukavanamo n'undi muntu mukabaho muri babiri, ntihagire umuntu ukubwira ngo impore. Icyo gihe namubwira ndabyibuka rwose, nta cyiza nibukamo. Icyiza nuko nabonye umwana mwiza wanjye, nta kintu. Wagiye mu gisekirite mu bana? Hoya, maze kuhava. Noneho kugira ku gufata umwanzuro kwa ngo noneho ibintu bimaze kuba too much, narihanganye, noneho ndumva byanze, reka nzinge ngende. Uwo mwanzuro waje guteho? Ni nk'ijwi ry'Imana. Umutima wanjye kwa kundi tugira umutima nama, kuko nta nshuti nagiraga mbwira ibyanjye, nta nshuti nagiraga mbwira n'ibi byandemere ngiye kubijugunya hasi. Keretse ababyeyi, ni umupapa umwe, umumama umwe bakuze. N'ubundi mukecuru naganiriye, ndababwira jyewe mfite ibibazo n'ibi imyaka ishize yose nuko barambwira bati mwana wanjye ntago wagera ku myaka tugezeho, ntawe ukubwiye ngo senya, ariko ni wowe uzishakira umuti. N'abaganga tuganiriye bakambwira bati ni wowe uzishakira umuti. Hato ngeze ndavuga rero, ni wowe bireba abana numva nijye bireba, nkajya nganirira umwana mukuru nkamuganira nkavuga se yari afite imyaka ingaho icyo gihe? 7. Nkuko kureba papa nta kintu na kimwe ajya nta neza mbigirene, akambwira ati rero inama nakugira, wumva uwo mwana yigaga P2, akambwira ati rero mama wowe papa aragutuka, papa ntagushima. Abana barabibonaga nabo? Yarabirebaga, ariko abatoya babiri bo barangana n'izi ntoki zanjye, ntawe uzi iyo biva n'iyo bijya. Umwana akambwira ati rero mama wowe tujye ducunga papa avuye i Kigali twitahire kwa mama wawe, niducunga yasubiye i Kigali tugaruke nsubire ku ishuri. We yumvaga kwa mama wanjye ari nk'inyuma y'inzu aho ngaho. Ndamwumviriza ndamubwira hoya nzabasiga ngende mbashakishirize muzamenye aho ndi, ariko naramenye ngo jyewe ndinde namwe muri bandi. Umwana yaraturitse ararira, mpita mbona mwikoreje umutwaro utamukwiriye. Nabwiye impore ntago nzagenda. Ikintu nahise mfata icyemezo, abana nabigishaga kurota mustikeri, nkabigisha koze bodaboda bakorana, nkabigisha kwandurura bamaze kuri, nkabigisha utuntu twose mvuga Mana mukase nabageramo azabageremo byibuze bafite ikintu bazi. Hakabigiye umukora mbwa atari kumatisha uradukaranga uraturushya koko, ni wapi ntago ari ukubarushya. Nkababwira amazina yanjye bakayafata mu mutwe, nkabwira nitwa gutya kugira ngo byibuze igihe bazakurira anabamishe burundu nk'uko yabamishaga, byibuze bazamenye ngo mama yitwa atya, bashakishe. Kankubwire uwo mugabo ni umugome. Ndamwanga ntago mukunda. Umwana w'imyaka 7 amaze kuba inshuti yawe, none yahindutse umujyanama wawe, musigaye muganira ukamubwira ibibazo byaranze. Nageze aho mbona nawe biranze, noneho gufata umwanzuro ko noneho ndagiye, noneho nacunze adahari.
nzinga imyenda yanjye, abana bari baryamye icyo gihe ari mu gitondo, nzinga imyenda yanjye. Umumama umwe naganiriye ndamubwira nti nta tike mfite nta hepfo nta haruguru kandi namara amajini ndashaka kugenda rwose, mana nta wandoze ndi muzima ariko birandenze ndagiye. Yama amafaranga mfata itike ndagenda, asanga nagiye. Nsanze nagiye ajya avuga ngo abana we yabateyemo ngo baguma banyihishe ngo nzabafatira nzabica. Ariko nyuma kankubwire Imana ni nziza kandi ibyo dukora byose Imana ibibireba. Hari igihe ubaho wumva ukoze ikintu kitabaho, ariko jyaho kugira ngo mfate ishoka ntemu umuntu cyangwa se afate ishoka nyice, byaruta tugatandukana, byaruta nkamuhunga jyewe. Kuko niba narahunze umuntu, ikintu cyankomeretsaga n'umuntu ukureba n'uruguma n'ububabare yabubonye waciyemo, agashaka kongera kugutera indinda muri rwa ruguma n'indodo zitaravamo. Hari ubwo nacitse njya mu rugo kwa mama, nyamara mama mfite ibibazo, mfite umwana wa kabiri. Mama ntiyanyumva, akavuga ati rwose muri ibibazo birashira uko agenda. Yandushaga imyaka hafi 20, nari umwana nkabaho mutinya, ariko singira amakuru ko ndi umugore wa 4 muri urwo rugo. Jyewe nabagaho ndi nk'akanyoni kigendera, nkavuga ibintu by'imisaraba mama wacu ntabyo yigeze dushyiraho, ngo kubabara ni iki. Ndavuga basi mama wanjye ndamushimira, n'umwana mwiza, yageze aharanyumva. Ariko wa mugabo akamutekereza, akamubwira ati ni umwana mubi, yarananiye se nsohoka mu gipangu, mba mwaho telefone zanjye ziba round speaker, arazumviriza. Kandi n'icyo kintu deje nicyemewe, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ariko yagiye ankorera ibintu bimbabaza, akambwira ngo hari ubwo yambwiye ngo abagore b'impinja ngo turere tukanihoza, turarira tukanihoza. Kuva icyo gihe ntabwo nongere kubabara mu maso ye, narihereraga nkababara nkakora ibyo nkora, ariko nyuma nababaye byashize. Gusa ntago amashuri yubaka urugo, nta nubwo umva inzego zose waba ufite, degree, bachelor, diplome isanzwe, doctora, Imana niyo ifasha abantu bakundana ikabubakira. Bya bindi babeshya bavuga njye yambwiye ngo nimwemere ubwo yakinze, musabye mbaze mbona nta gukingura, wa muntu arakomeje. Kandi ndavuga rero, arambwira ngo wowe ngo nkunda, ngo urukundo ruzizana, ngo nubwo utanzi uzamenya ruzagenda rwizana. Nagumye aho ngaho, ariko nkurira mu bwoba bwinshi cyane. Icyavuze ni karame mwimanye, icyavuze karame mwimanye. Ariko maze gukura n'ubundi nakuze mu myaka 26 mfite abo bana, ni 7 nari kuba mbyaye umwana wa 4. Aya birangiye ngiye nabaye mu bitaro, atange muri rambayo, ngeze mu rugo icyo gihe turatadana n'abana. Bigize nijoro njya kumva n'ubundi agiye kongera kunyurira kwago, ndavuga hoya ntago ibi bintu bibaho. Zikiro nakoze nasubiye mu bitaro, nafashe baga yanjye y'imiti nkuko nabagayo, ndagenda mbwira docteur wankurikiranaga, nambwira ngiye ndagarutse rwose mu mpereza igitanda cyane niba nta muntu urakijyaho. Narahagumye kugeza maze ya miti. Ndamubwira ibi bintu ntabyo yarazi, ibi bintu ndabivuga kubera kubabara nahuye nako. Ntago hari urundi rukundo cyangwa impuhwe zo gukunda mu bitaro. Nagiye mpunga kugira ngo atantererenda n'ubundi muri bya bibazo mazemo iminsi. Abantu bazi gukuramo inda birababaza, biranaryana kuruta kubyara umwana. We yaravugaga ngo ntarabyara abana 7 mu rugo ntago yaruhuka. Gusa umutima wanjye yarawubabaje, yarawubabaje, ariko ntibisobanuye ko nta muntu nahaye urukundo rwanjye. Umuntu ari kuzaruha
ntabwo namubonye ahubwo n'ubundi wo kuri wazarumuha ariko hari abantu bumvise ngo ngiye ngo nzakunda aho kumbwira ngo pole bakambwira ngo turagukunda reka batafatira mu kavuyo guprofitira mu kavuyo ntabwo ari byo yewe waprofita mu kavuyo nk'ubu ikintu ushaka gusa umuntu namusabye pole akambwira ngo ndagukunda ngo se ndagukunda iturutse hehe reka wawe umenze ubwenge havuga ikintu kimpangayikishije ni ukubona abana nkabakurikirana nk'umubyeyi nicyo kuko njye namenyagaho barakimuka amakuru mfite yo kubakurikirana akaba ararangiye nkahora muri urwo nshakisha hariho ubwo ubuyobozi bwavuze nyuma yabwo byaje kurangira abana narababonye nicyo twe tugiye kugeraho wa mugani nyuma yo kuvuye mu rugo amakuru y'abana mwaje kubonana umugabo mwaje kongera kuvugana byarangiye yego ko mana natanze ikiganiro abantu barambwira bati impore ariko abana bawe aho bari turahazi amazina yawe barayatubwira turakuzi ibyo muvuga ni ukuri abantu nibo bakurangiye nibo bandangiye gusa ikintu nifashishije ubuyobozi hari umuntu ushobora kujyaho gutyo hakaba yanitura hasi akigagazwa ngo uramwishyura mwishe bakanagukatira bakora iperereza basanga utahaba yaravuze ngo rwose bari ibintu ngo ugomba kugira ibanga nabwira ngo ya muceri narawumenye ibanga utangiriye urukundo utanyeretse ntabwo nzakugirira nanjye abana rero urababona ubu murabana ntabwo tubana ndi muri porosesi zo kugira ngo tubane abana baracyabana na papa wabo kuko byagezemo hagati y'ingejeje imyaka 21 arantwara njyana ku murenge wa Kagugu ni ukuri nta muntu w'iwacu uhari ansezeranisha umutungo muhahano sinari nzi ngo habaho uwundi kumbe yarazi ibintu ari hakora w'ikintu yandushije kuba ari mukuru no kuba azi ibyo bintu kuko atari ubwa mbere yaratandukanye n'umugore ndavuga ni mbo kanjye gusezerana ni byiza ni fiyeri kangende aho umenye ubwenge waje gusanga warasezeranye mu mafuti amavuta savugwa aho kuko wajya ngo nari mfite ikintu cy'igihuniko byarangiye narasezeranye mu mafuti njye ikintu natabazaga isi nyibwira navugaga mu ntabare nshakira umucamanza hari uwampamagara agira ati njyewe byose nabikora ariko ukampa urukundo ati ndi umucamanza ntanabigukorera byose cyagize zose nkazishyira ku mutwe ariko ukampa urukundo nireka ndabyanga ariko mu by'ukuri njyewe ni ukuri nkeneye ubufasha nkeneye ubufasha bankurire muri izo nzandiko zabo n'izo mashini zabo bazinkuremo neza igihe nzabaho nziritse abana muravugana se ubu bigenda bite bamaze no gukura ibyo bo barampamagara baranyihamagarira bati ntabwo ngende ku ishuri ntabwo naza ngo tubane urumva ibyifuzo by'abana ndakiga sindarangiza ishuri ndacyarwana no kugira ngo mve ku ntebe y'ishuri ikintu nabahumurije mbakomeza mbabwira ko jyewe ninzajya mbona akanya nzajya mbageraho ariko bumve ko ari inshuti n'ubundi bakiri inshuti zabo papa wabo yarababwiraga ko nzabica igihe nzababonera cyose ariko bambonye baramubwiye batese ko atatwishe wabonye mama yicana ko watubwiraga ko azatwica bivuze ngo n'ubundi nawe ubwe hari ishusho bamubonamo ariko nyagasani njya mvuga ngo Imana izajya imba hafi no gutsinda buriya mu mutwe habamo ingese nyinshi kwicara ku ntebe y'ishuri kuvuga ngo bagiye kuguhereza ajya ari asesimenti yesu we ntabwo iki kintu none ndasubiza iki ku buryo ushobora gushiduka ngo nsubize urupapuro ndureke kavuga utereka nikomeze mu mutima Imana impereza amanota ishaka ariko ni urugamba rukomeye navuye mu gisekirite n'ubundi udufaranga natoratoye twose ndatwegeranya ndagenda nishura ishuri niga iby'amahoteli n'ubukerarugendo mu mujyi aho n'ubundi ntabwo birarangira ariko ubuzima bwanjye navuga ngo nabwira buri wese kurwana mpaka ageze ku ntsinzi wowe urinde inzozi zawe ni izihe
yajyaga avuga ngo rimwe nigeze kumubwira ndamubwira se ko tugize abana nyine umucunga mwasetse ntabwo isi ko tugize abana wazanjyanye iwacu akambwira atera karekare uribeshya nta muntu udafite lisansi bajyana iwabo ayo makuru ntayigira nta muntu utagira lisansi bajyana iwabo nkibaza se lisansi ni uruhushya rw'urugendo abamucitse bose bari barize mbizi bafite n'amashuri arutayo mfite uyu muntu arankomeretsa akajya nkomeretsa akanyica urusoronga akanyica mpagaze nkajya gusenga nkagaruka n'ubundi nkarara mpagaze ariko ibibazo byatangiye kuvuka aho rubanda rwose rubibona ikintu cyambabaje babashumba b'abapasiteri bashimishwaga ko naririmbye neza n'abaririmbyi bagenzi banjye bagashimishwa ko naririmbye neza nararwaga ntihagire umenya ko ndwaye narwara ntihagire ungeraho kuvuga abarokore kubakumbura ntabwo byavamo ni izina gusa yewe ndabwira imana ndimbara ubukeye rakareka tugana no ku musozo riba ari isomo ry'ubuzima umuntu wadukurikiranye neza aba yumva ko umuntu aba mu buzima buba ariko Imana ikazagera ikamuha igisubizo uyu munsi ubayeho nabi ariko ejo bikaba byahinduka abavamo isomo ry'ubuzima ritandukanye rifasha ko rishobora kugufasha kuba ubuzima bwakomeza umunsi ku munsi kandi nawe waraciye mu birenze bicyane muri ibi ngibi turimo turagana ku musozo rero tunagushimira ko abanye natwe kuri yawe TV sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tukagushimira tugasoza kugira tukureke ugiye na gahunda zindi ujyamo ntabwo biba byoroshye ikintu nabwira abantu ni ukumbwira ngo impore yewe njya mvuga ngo niyo wasoma kumva inkuru mbwira ngo impore ikindi nongeraho ndashimira KTN Rwanda KTN Rwanda ni kampani yamfashije yaramfashije pe nyitaho ramfasha mu bintu byose KTN sinzi niba muyizi waba ufite amakuru kuri yo ndafite ariko nari buvuge ntabwo uri buyavuge bafite ibibanza n'amazu byiza bigurishwa cyane ahantu heza ubwo rero mu by'ukuri hari abantu bagufasha nta kintu bashingiyeho ndabashimira rwose KTN umuntu ushaka kugura ikibanza yaza Indera yaza Gasogi yaza Rusororo akahadusanga utaha bazatwishyura tujye tubivuga cyane yego none se nyuma umuntu rero ashobora kwibaza ngo nyuma y'uko uwo mugabo mutandukanye hari igitekerezo cyo kongera gushaka undi mugabo bimeze bitunguwe igitekerezo cyo gushaka undi mugabo mwa bantu mwe rero mbajije ikibazo gikomeye yewe umugabo kuvuga abantu bazanyesabishwa urukundo rwose ntago ndaba prodi yo gukunda ndarufite ariko ntago ndagera igihe cyo kurutanga hariho umuntu wambwiye ngo imyaka ngo iri kugenda ngo urashira ngo rutange vuba ngo dufatirane ndavuga hoya hari ibintu ngomba gukemura kugira ngo ntange urukundo noneho yewe nakundaga alliance mu buzima bwanjye nkumva n'akantu karyoshye keza impeta nabona umugabo ntamubona nzayigurira niba nziterera ivi niba nzisasira intebe ngaziryamamo hari umutipe ukunda kwifotoza aryamye mu mafaranga iyo yahembwe aravuga ati wambega amafaranga nanjye nzaserebura uwo munsi bitihise abana banjye bazankorera uwo munsi mukuru impeta nyambara bibe 100 bibe 200 nzayihiga nzi ko impeta nziza idacuye ari 100 nzayigurira nyiyambike ariko ibintu byo kuza umbeshya ushaka kumbabariza umutima rwose ubu ndareba kure nuko kureba nka kurondora akenshi nanone iyo umuntu yaciye muri iyo situation usanga kongera kwizera umuntu bigoye uba wumva se noneho umugabo muzavanguye ngo twabana noneho azaba ari umugabo se wujuje ibiki noneho kuko akenshi umuntu yaciye muri ubwo buzima bwo kubabara bwo kutabona urukundo nk'uko yarushakaga usanga kongera kwizera abantu bigoye oya yewe ntabwo nabura kukwizera uje mu rukundo ariko ntabwo ari abantu bose hari condition nagendera noneho kuvuga ngo kutizera umuntu uje gusanga uzamureba giye banjyanye nta na fanta nanyoye ku nzira nta na kantine nicayemo nta na bombo yo ku gati nariye
byanze bikunze iyo ukundana n'umuntu uramwiga ukamenya niba byavamo cyangwa bitanavamo. Hari n'abakundana ntibikunde baranabanye ntibikunde ingeso kuzibaransinga bikanga, ariko rukangubwiza ukuri jye muntu tuzabana nzamukunda ariko ko waje guseka nzamukunda ariko bivuze ngo we niba azabaho afite ubwoba ntaza mba numva azantinya wenda sinzi, ariko ntamubona impeta y'izajyaho nzayiyambika nihame. Yesu we sinzi ukuntu mba mbyumva, ariko ni byiza kwikunda, kwiha agaciro no kumva wiyubashye mu mutima wawe. Sorry. Turagushimiye cyane rero, wakoze cyane kuba natwe. Reka tukubwiye natwe ngo imora ari twe tubitangira, kandi twebwe ngo ubuzima burakomeza nyuma y'ibibazo, ntago ibibazo ari iherezo ry'ubuzima. Wakoze cyane kubana natwe, reka dushimire n'abari badukurikiranye kuri Yawe TV. Tubibutse gusura website yacu yawetv.com kugira ngo babashe kumenya amakuru abavugwa hirya no hino ku isi n'isi bayerekeza. Ndabashimiye cyane, nitwa Patrick, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana bane namwe.